Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umusomyi imbere ya byose nsomera Abafilipi 2:14. Abafilipi igice cyaho cya 2 umurongo wa 14. Soma tusikie. Abafilipi afite urupapuro rumwe bawihanganye mbanze ndubone. Abafilipi hejuru y'Abaefeso. Okay. Abafilipi, Abagalatiya, Abaefeso, Abafilipi. Nababonye. Sema 2 kangahe? 14. 2:14. Aha. Reka tubiriti. Aha. Mukore byose. Mukore byose. Mutitotomba. Pastor. Umva umurongo uragufasha. Komeza. Reka tubiriti. Aha. Mukore byose mutitotomba. Aha. Mutagishanya impaka. Mutagishanya iki? Impaka. Ninde wise Yesu umwana w'Imana? Tugiye kumureba. Ntabwo ari Imana. Ninde wabimwise? 3:13 Mariko. Sema tusikie. 3:13 Mariko. Aha. Haratubwira muri Mariko igice cyaho cya 3 umurongo waho ugira wa 13. Soma. Hajya ati aha 3:13 yandika atubwira ati bukeye azamuka 3:13 Mariko. 3:13 Mariko. Bukeye arazamuka umusozi. Hera 11. 11 aragira ati aha ku murongo wacu abadayimoni nabo bamubonye. Babonye nde? Yesu. Aha. Bamwikubita imbere. Barataka cyane. Bamubwira gute? Bati uri umwana w'Imana. Ni bande bise Yesu umwana w'Imana? Abadayimoni. Yabasubije gute? Soma. Abasubiza ati arabihanangiriza cyane. Arabihanangiriza. Pastor byumve. Arabihanangiriza cyane. Aha. Ngo batamwamamaza. Mu byamamaza mute mwebwe? Abadayimoni baje kuri Yesu baturi umwana wande w'Imana. Arabihanangiriza ngo batagira bate? Hari nundi waje arabimubwira umva ko yamubwiye. 16 Matayo. Sema baba. 16 Matayo. Hajya ati aha Matayo 16 hajya ati Simoni Petero aramusubiza ati abwira Yesu ati aha Simoni Petero aramusubiza ati ariko Kristo uri Kristo aha umwana w'Imana ihoraho. Ni Petero 23 yamubwiye gute Yesu? 23 Yesu aramusubiza ati arahindukira abwira Petero ati subira inyuma yanjye Satani, kuko umbereye ikigusha ibyo utekereza n'ibya Satani. Wajya kusoma neza. Inyandiko yatubwira iti arahindukira abwira Petero ati subira inyuma Satani, umbereye ikigusha. Kubera iki? Kuko ibyo utekereza atari iby'Imana ahubwo ari iby'abantu. Pasiteri turakijambo. None Yesu we utari umwana w'Imana uruwande. Yohana 8:40. Yohana igitego cy'umunani uri umwana wande Yesu arababwira ati nanasoza. Yohana igitego cy'umunani 40. Soma. Arababwira ati ariko none dore murashaka kunyica. Yesu ati murashaka kunyica kandi ndi umuntu ngo nguki ni kwanditse. Soma neza arikura. Arababwira ati Yohana 8:40 ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi iki? kandi ndi umuntu. Atubwiye ko ari inde? Ngo ni umuntu ariko se irarangiye. Umurongo urarangiye. Ushaka komeza. Nyako yatubwira iti ariko none dore murashaka kunyica kandi ndi umuntu ugize utababwira iby'ukuri ibyo numvise ku Mana. Ni umuntu yavugaga ntago ari umwana w'Imana. Salamu alaykum tulaka. Murakoze. Sawa. Mushiki wanje ndashaka utubwire Yesu ari umwana w'Imana gute?
gusomera handi yavuze hari aho yavuze bamusomera ariko ntibasomye muri Matayo ibice 3 ku murongo wa 13. Sawa. Icyo gihe Yesu avuganira yajya kuri Yorodani asanga Yohana ngo amubatize. Yego. Bashaka kumuhakanira kuko ari nge wari ukwiriye kubatizwa nawe none wese usanze. Yesu aramusubiza ati emera ubikore kuko ari byo bidukwiriye ngo dusohoze gukiranuka kose. Ariko aremera. Yesu amaze kubatizwa uwo mwanya ava mu mazi ijuru riramukingukira abona umwuka w'Imana amanuka asa n'inuma amujyaho maze ijwi rivugira mu ijuru riti nguyu mwana wanjye nkunda nkamwishimira. Mtoto wa Yosefu 1:45. Naam, warangije vuga. kandi nyine iryo ni ijambo ry'Imana tubwiye ngo mikoro ye ntabwo urimo kuvuga. Mwaratubwiye muti ngo nyine mwemera ijambo ry'Imana. Ndi kuvuga ngo mwaratubwiye muti amazina yanjye nitwa Nikuzenzeyimana Jeanne. Amazina yanjye nitwa Nikuzenzeyimana Jeanne. Amazina yanjye nitwa Nikuzenzeyimana Jeanne. Ikindi mwaratubwiye muti mwemera ijambo ry'Imana kuko bahawe igitabo kandi muracyemera. Yego. Ahangaha rero ijuru ngo ryaramukingukiye haturukamo ijwi rivuga ngo nguyu mwana wanjye nkunda kandi nishimira. Sawa. None se ubwo ngubwo iryo jwi ryari ryande? Iyo jwi ivugwa hariya ivuye mu ijuru. Iravuga Yesu ni umwana wande w'Imana. Sawa. Urayemera? Yego. Biblia urayemera? Yego. Yesu ni mwana wande w'Imana. Yohana 1:45. Ariko ubwo hagati tegereza Yohana igice cya mbere ku murongo wa 45 haragira hati yego inyandiko iratubwira iti ntukahakane Biblia. Filipo abona Natanyeli. Yego. Filipo abona Natanyeli aramubwira ati sawa uwo Mose yanditse mu mategeko. Yego. N'abahanuzi bakamwandika. Yego. Twamubonye swe ari impamvu nawe wiswe umwana w'Imana. Aha, nanje ndi umwana w'Imana. Sawa kabisa. Ese Imana yatubyaye? Oya. Uzi impamvu? 4:10 wape? Luka igice cya 4 ku murongo waho wa 14. Sawa kabisa. Inyandiko iratubwira iti yego. Luka igice cya 4 ku murongo wa 14. Yego. Yesu asubira Galilaya afite imbaraga z'umwuka. Yesu asubira Galilaya afite imbaraga iyo mbaraga z'umwuka Yesu yarafite ni mwuka wande w'Imana. N'umwuka w'Imana sibyo? Yego. Warane 14. Abaroma igice cya 8 ku murongo wa 14 haragira hati sawa. Inyandiko iragira iti yego. abayoborwa n'umwuka w'Imana bose. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose. Yego. Nibo bana b'Imana. Ufite umwuka w'Imana? Yego. Vuga cyane. Yego. Uri umwana wande w'Imana. Yesu afite umwuka w'Imana. Niyo mpamvu ari mwana. Aba bantu bose bafite umwuka wande nabo ni bana b'Imana. Itangiriro 6 turimo. Itangiriro igice cya Allahu Akbar. Ushakiki icyo shaka baguwe yawe. Soma andiko. Itangiriro igice cya 6 ku murongo wa mbere haragira hati sawa. Abantu batangiye kugwira mu isi. Yego. Babyara abakobwa. Uri umukobwa? Nawe urimo? Abantu batangiye kugwira mu isi. Babyara abakobwa. Sawa. Abana b'Imana. N'umwana benshi. Soma. Abana b'Imana. Bareba abakobwa b'abana ari beza. Bareba abakobwa b'abana ari beza. Nawe urimo? barongoramo abo batoranije bose. Abana b'Imana n'umwe ni benshi. Nukuvuga Yesu kwitwa umwana w'Imana ntabwo ari kuvuga ko Imana yamubyaye. No. Impamvu Yesu kwitwa nukuvuga abantu bose bayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana
w'Imana. Nawe uri kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Dore abana batoya bari hano, ushobora kumuha amafaranga akagenda hariya akakugurira ji akayizana, ugasema yo umwana wanje, sibyo? Ariko ntabwo ari we wamubyaye. Yesu yari afite umugore. Yesu yari afite umugore. Ntabwo ibyo mbizi neza. Bapasa, Yesu yari afite umugore. Oya, yari afite umwana. Ntabwo yari afite umwana. Ngiye kukwereka umwana wa Yesu muri Bibiliya, agasha muri Nyirangarama. Matayo 10:19 hapo soma. Matayo kangahe? 9. Matayo 9 yego ku murongo waho wa 27. Soma naho ibice 9 ku murongo wa kangahe? 18. Ku murongo wa 18 haragira hati yego akibabwira ayo magambo, Yesu akibabwira ayo magambo, haza umutware aramupfukamira. haza umutware afukamira Yesu, aramubwira ati, abwira Yesu ati, umukobwa wanjye amaze gupfa, yego ariko ngwino umurambikaho ikiganza cyawe arahembuka. yego Yesu arahaguruka aramukurikirana. Yesu arahaguruka amukurikirana n'abigishwa be. sawa. Nuko hari umugore uri mu mugongo, yego wari ubimaranye imyaka 12. uri kumva uyu mugore afite imyaka kurusha Yesu. Yesu yari jeune, imyaka 30 niyo yaratangiye gukora akazi k'Imana. Turi kumwe? Uyu mugore yari mukecuru, yaje afukamira Yesu. Komeza. Nuko hari umugore, haza umugore wari mu mugongo, yego wari ubimaranye imyaka 12 mu burwayi, amuturuka inyuma, amuturika Yesu inyuma, akora ku nshunda z'umwenda we, akora ku ishundo y'umwenda wa Yesu. uko yibwiraga mu mutima ati, ninkora umwenda we, ninkora umwenda wa Yesu, ninkora umwenda we gusa ndakira. uri kumva imana uyu mugore yari afite? Imana ikomeye cyane. Yesu arahindukira. Yesu yaragendaga arahindukira, amubonye abona umugore, aramubwira ati, abwira umugore ati, mwana wanjye, ngwiki, mwana wanjye, ngwiki, komera. aya. Yesu yamwise gute? Umwana we. Yaramubyaye. Oya. Kubera iki yamwise umwana wanjye? Ni urukundo. Mu rukundo na imani umugore yari afite kwande Kuri Yesu. ni ukuvuga kwitwa ni ibintu biratandukana na kuba. Ibyo kabisa birumvikana. Niyo mpamvu bareke kubabesha. Yesu kwita umwana w'Imana nta gitangaza kihari. Kubera iki? Yarakoze akazi k'Imana, yari umuntu mwiza, yari intumwa y'Imana. Niyo mpamvu naye yiswe umwana w'Imana. Nawe nukora neza bazakwita umwana w'Imana, ukora nabi bazamwita umwana wa Satani. Eske Shetani yaramubyaye? Shetani irabyara. Niyo mpamvu twebwe abisilamu abana b'Imana ni benshi, kandi Yesu ntabwo ari imfura y'Imana. Yeremiya 31:9. Yeremiya igice cyo cya 31 ku murongo waho wa 9 haragira hati, Yeremiya 31 ku murongo waho wa 9 haragira hati, bazaza barira kandi nzabayobora mbamaze agahinda, nzabanyuza mu migezi y'amazi mu nzira igororotse batazasitariramo. Uri kumva Imana kuri kuvuga? Kuko mbere Isirayeli umubyeyi, yego nawe Imana iravuga nawe Efurayimu, akaba ari imfura yanjye. Imfura y'Imana ninde? Efurayimu. Imfura y'Imana ninde? Efurayimu. Yesu ni wakangaye? Imfura ni umwana wakangaye? Wa mbere. Imfura ni umwana, vuga kuri mikro. Wa mbere. Umwana wa mbere. Imana iravuga Efurayimu ni imfura yayo. Yesu ni wakangaye? Atenywi ariko ariko muyobo urabona uwo mukobwa bitewe n'umuco mwiza yavanye ku babyeyi bakabazi kuganira adatera amahane. Hari uwundi muco twamwibariza. Wari wabona ifoto ahantu ifoto ya Bikira Mariya
yego warayibonye yego umusatsi we ubusa gute ntabwo byo nabyitegereje ntose ntiwayibonye abantu shehe arashaka kukwereka abantu warabonye Bikira Mariya atafite umutandiyo atitandiye oya hano hose abayitandiye nk'abaki reba hari bakoze iki bitandiye basa nandi na Bikira Mariya nukuvuga wese bakurikiranye n'abandi Yesu yambaraga iki vuga cyane ikanzu njyewe nambaye iki ikanzu nakurikira ndi yawe nambaye nande nk'abayahudi nka Yesu soma hapo 20 Yeremia 31:20 twinjira mu idini umva uburyo Imana yavuze ku uyu Efurayimu ntabwo ari igitangaza kwa kundi ijwi ivuye mu ijuru ivugwa kuri Yesu ntabwo ari kuri Yesu gusa yavuze ari nundi Imana yavuze ayo magambo bareke kubabesha soma inyandiko irakomeza igira iti muri Yeremiya 31 ku murongo waho wa 20 sawa kabisa mbese umva Imana yavuga mbese Efurayimu si umwana wanjye nkunda Efurayimu si umwana wanjye nkunda si umwana ufite igikundiro se si umwana ufite igikundiro se kuko iteka ryose iyo ngize icyo muvugaho mugaya yego ndushaho kumwibuka nicyo gituma umutima wanjye umufitiye agahinda uri kumva ni ukuri nzamugirira imbabazi ni kuwiteka avuga uwo ni mwana wandi w'Imana yaramubyaye oya kubera iki ari kuyoborwa n'umuka wande ni uyu munota Imana ni kuri umuka ufite tuza kwitiki Imana igukura umuka wayo tuza kwitiki nzaba nitabye Imana uzaba witabye Imana twese turi kuyoborwa n'umuka wande w'Imana niyo mpamvu turabana bande w'Imana ushaka iki icyo shaka murakoze ariko nyine nuko mwakunze kuvuga ko Yesu ari intumwa y'Imana kurusha uko mwavuga ko ari umwana w'Imana yego ni intumwa y'Imana ariko n'umwana wamutuma kandi akaba intumwa so ibyo wewe uri intumwa y'Imana yego kubera ko uri intumwa y'Imana mpamye iby'Imana tegereza yego kuba intumwa no kuba umwana agaciro kariye turi hano tufata urugero turi hano twese si turayoborwa na perezida si umwe yego tufata urugero mu kanya watubwiye ari intumwa ya perezida yaje agaciro kariye kari ku mwana hega twese tuyoborwa na perezida twese turabana ba perezida sibyo mu kinyabufura turi hasi ya perezida si bantu bose bari hano tufata urugero baje kutubwira ari intumwa ya perezida yaje hano ifite message kuri mwebwe ikintu kikomeye niki mbone ngewe ku ruhande rwanjye mume nyine mu bushobozi mbanze nsobanura uko mbyumva intumwa ni umukozi intumwa umukozi zamura mikro intumwa ni umukozi ariko intumwa ni umukozi noneho umwana nyine aba ari umwana wawe so intumwa nyine umukozi ashobora kugenda cyangwa se wenda ukaba nyine bitewe n'ikosa yakoze ukaba wamwerimina ariko umwana wawe nubwo yakosa akomeza ari umwana wawe nta kikuvanaho kuba umwana wawe okay njye nakubajije kuba intumwa y'Imana ukaba n'umwana wayo ariko uri intumwa y'Imana afite titre izi ebyiri wewe uri mwana w'Imana ariko ntabwo uri intumwa y'Imana ninde ari hejuru y'undi niwe niki kimufasha kuba hejuru nuko afite izo titre ebyiri yahe ya kabiri
iya kabiri ni intumwa y'Imana. Allahu akbar. Niyo mpamvu twebwe abasilamu na Yesu yivugiye mu kanwa ke, niyo titre Yesu yahaye imbaraga. Yohana 17:3. Yohana igice cya 17 ku murongo waho wa 3 haragira hati sawa inyandiko iragira iti yego ubu nibwo bugingo buhoraho. Yesu aravuga ubu nibo bugingo buhoraho, ko bakumenya ko ari Imana y'ukuri yonyine. Yesu aravuga ko bakumenya ko ari wewe Mana y'ukuri yonyine, bakamenya n'uwo watumye, bakamenya n'uwo watumye, ego ari we Yesu Kristo. Yesu aravuga ari intumwa yande y'Imana. Sibyo ni ikintu twebwe abasilamu tushira hehe ejuru kubera iki niyo ifite importance kuri twebwe, yatuzanye amagambo y'Imana. Niyo mpamvu twebwe turavuga ni intumwa yande y'Imana, kubera na Yesu yarabivuze turu nyinshi cyane. Ushobora kunyereka inyandiko imwe aho Yesu yavuze mu kanwa ke aho Yesu yavuze njyewe ndi umwana w'Imana? Nyereka inyandiko. Ariko Haji irahari. Haji we usibye mushiki wacu ko twenda tutagira ngo tumutinze hano, we hari ibintu bibiri yivugiye. Yivugiye ati abagore b'abayisilamu bambara nka Bikira Mariya. Nibyo wavuze? Baritandira nka Bikira Mariya, ariko nyine nanone ushobora kuba wakwambara nkuko hari abantu babaga mu gihugu n'ubundi Yesu yabagamo. Nyine rata ako twavugaga akababwira ngo mwambara amategeko y'Imana imbere n'inyuma. Ako twavugaga oya kwambara nkuko abadamu bakisilamu bari kwambara ni itegeko ryande? Ni ry'Imana. None kubikora ni byiza cyangwa nagwa ari byiza? Ni byiza. Uzayisuzugura azarimbuka. Uri tayari kurimbuka? Oya uri tayari kurimbuka? Oya. Mumuzanire ikanzu. Ntabwo ari tayari kurimbuka. Nyine urabona Haji icyo navugaga niba yabonye ku ruhande rw'abagabo bambara nka Yesu, bivuga ngo niba Yesu yarambaraga nk'abasilamu, Yesu yari umwisilamu kabisa. Niba Bikira Mariya yarambaraga nk'abayisilamu, bivuga ko nawe yari umwisilamu kabisa. Mushiki wacu rero niba akunda Yesu na nyina, yakagombye kwambara nkabo, hanyuma nawe akaba umuki. Nagusubize ukaba umuki. Ikintu cya mbenge navuga nuko nyine Yesu nawe aravuga ati kandi nyine Bible iravuga ngo uzamwizera. Egereza hano mikrofone neza. Bible iravuga ngo uzamwizera nyine ngo kugira ngo uwizeye Yesu ngo atarimbuka kandi ahabwe ubugingo buhoraho. Iryo jambo siri hari pastor uzizera bakaridusomera. Uzizera Yesu Kristo ngo azahabwa ubugingo buhoraho. Bahadusomera. Reka bagusembere. Bivuga ngo tugomba kumwizera. Sawa. Kandi ikindi jambo ry'Imana riratubwira ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ibyo turabizi. Rero tugomba no kumwizera. Gute? Nkuko Bibiliya ivuga. Mu magambo gusa. Hoya, nkuko Bibiliya nayo ibivuga. Soma pastor. Yohana 3:16. Soma. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, yatumye itanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yego, iryo si ijambo ry'Imana. Biragendana n'amagambo wavugaga. Yego. Gute? Si ijambo ry'Imana se kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Wizera Yesu? Yego. Wizera Yesu? Yego, ndamwizera. Uzi ibintu Yesu yarategetse ku bagore? Wenda wizera Yesu. Tugenda wizera gusa. Kwizera igendana n'ibikorwa. Matendo ya Mitume 2:18 inasema imani pasipo matendo inaoza. Usimdanganye dada yako bwana. Soma andiko ni hapo. Yakobo 2:18. Yakobo igice cyo cya kabiri umurongo waho
uwa 18 muri Yakobo igice cya kabiri mu mindi bibiri y'ingi ntabiriho haragira hati Yakobo igice cya kabiri ku murongo waho wa 18 haragira hati ahari umuntu yazavuga ati turasaba tegereza gatoya yari kora vuba changamuka sawa dada tugiye kukusomera kukwereka kwizera umuntu itafite bikorwa ni zero niyo kwizera kutagira ibikorwa ko bari impfabusa ni impfabusa soma nyandiko Yakobo 2 Yakobo 2:18 Yakobo igice cya kabiri ku murongo waho wa 18 sawa turasanga amagambo agira ati yego muri ntago nayishobora Yakobo igice cya kabiri ku murongo waho 18 amagambo agira ati ahari umuntu yazavuga ati 18 haragira ati ahari umuntu yazavuga ati weho ufite kwizera uri kumva data ufite kwizera ngeweho ufite kwizera ngeweho ufite imirimo ni sawa kamata Biblia ahari umuntu yavuga ati weho ufite kwizera hano inyandiko twihusira avuga iti ahari umva hano ukuntu avuga musaza ngo ahari umuntu yazavuga ati uri kumva neza wewe ufite kwizera kwa kundi wapuzi yeweho ufite imirimo yego nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo nanjye ndakwereka kwizera kwanjye kugaragazwa n'imirimo yanjye uri kumva kwizera itafite imirimo niki n'ubusa tebye muvandimwe n'ubusa kabisa pasteur ngwino hano pasteur wakira muruzi ngwino oya ni we nshaka ubanza wamukunze namukunze nashaka yebera umuntu afite inyundo pasteur wizera Yesu ndamwizera Yohana 14:12 tangamuka Yohana 14:12 gira Yohana igice cya 14 uhereye ku murongo waho ugira wa 12 sawa haragira ati 14:12 Yesu aratubwira ati nukuri Yesu aravuga nukuri ndababwira yuko sawa unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora niyiruta uri kumva wizera Yesu ibintu Yesu yakoraga nawe ugomba gukora iki kubikora Yesu yarasengaga agarara hariya ku ruhande ya pasteur mu ndebe hano mwembi mu ndebe hano wewe uri umuyisilamu uhagariye Yesu nawe uri pasteur mu Kristo uhagariye Yesu ndashaka munyereke ibyo Yesu yakoraga namwe mu bikori 14:32 nako muri Mariko 14:32 Mariko 14:32 nyandiko ratubwira iti sawa bagera hitwa Getsemani Yesu agiye Getsemani maze abwira abigishwa be ati nimwamwite hano mbanze nsenge Yesu arashaka gukora iki pastor Yesu arashaka gukora iki agiye gukora iki gusenga sawa kabisa ajyana Petero na Yakobo na Yohana ni bangaye pastor batatu atangira kumirwa Yesu atangira kumirwa no guhagarika umutima cyane arababwira ati Yesu abwira abigishwa be ati umutima wanjye yego ufite agahinda kenshi kunyica yego mugume hano mube maso murebe uburyo ndi gusenga mugume hano mube maso yego Yesu yigira imbere ho hato mubame hasi pasteur yubama ntabwo ari gufukama ubama pasteur ubama la ilaha illallah Muhammad Rasulullah
Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Yesu yasengaga yubamehe hasi. Muhammad yasengaga yubamehe hasi. Abayisilamu barasenga hasi. Pastor arasenga yubamehe hasi. Takbir. Allahu Akbar. Ninde arashaka kuba Muislamu? Karibu hapa hapa. Mutambuka tubahe ikaze. Mutambuka tubahe ikaze. Tambuka wari umwisilamu. Tambuka wari umwisilamu. Tambuka wari umugore. Allahu Akbar. Tambuka tubahe ikaze. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mutambuke. Yaba umugabo yaba umugore. Ukaba wabonye ukuri. Ukaba wasobanukiwe. Tambuka ntugire ubwoba. Yaba umugabo yaba umugore. Mutambuke mu b'abayisilamu. Kumugaragaro. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar. Nabandi mukomeza muze. Allahu Akbar. Nabandi mukomeza muze. Abarapfa muzamuke. Abari ruguru mumanuke mutambuka mu Bisilamu. Ubisilamu ni idini y'amahoro. Ubisilamu ni idini isenga Imana imwe. Idini ya Aburahamu, idini ya Musa, idini ya Yezu, idini y'intumwa zose. Mutambuka tubahe ikaze mu Bisilamu. N'abasore ejo baremeye ko bashaka kuba Abayisilamu ku mugoroba nabo baze hano mu bandi. B'abasore babiri nabo baze. Abo banini bari kunyumva nabo batambuke. Mutambuka tubahe ikaze. Mutambuka tubahe ikaze. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Mwese muzi. Mutambuke. Yaba umukobwa, yaba umugore, yaba umusaza, yaba umusore, yaba umugabo, yaba umurubyiruko. Uwari wese tumuhaye ikaze aze yibera mu Isilamu. Mutambuke mu Isilamu. Ntugire isoni, ntugire ubwoba, ntugire ikimwaro, ntugire agahinda. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Abagabo bajya ku ruhande rwo hepfo. Iyi ni idini y'intumwa z'Imana zose n'abahanuzi bose b'Imana. Mutambuka tubahe ikaze. Mutambuka tubahe ikaze. Twasabaga yuko abagabo babaha kado babazaniye umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda wabemereye kado. Ingofero babambika akagofero mu mutwe rwose karasashe. Mutambuke n'abandi bacikanwe. Mutambuka tubahe amahirwe n'abandi bacikanwe mu Bayisilamu. Mutambuka tubahe ikaze n'abandi rwose. Turasaba abatari bavuga butumwa bajya ku ruhande. Twasabaga abandi bantu ko bajya ku ruhande baduha umwanya, batanga umwanya abantu binjira idini. Twasabaga abari mu ikundi rya dawa abaje gukora igiterane cy'umuhazara mwigire hano mudufasha kwakira abantu. Hanyuma twasabaga abandi bantu basenya bigira inyuma ho gatoya kubera Imana inshallah, kugira ngo tubashe kwakira abashyitsi bacu b'Imena. Kandi twibutsa Abayisilamu ko uyu ni umwanya wo gusaba Imana icyo wifuza cyose, ugasabira igihugu cyawe, ugasabira abanyarwanda, ugasabira n'isi yose. Naam. Turasaba abatumwa bose babagiye ku ruhande. Bavuga mutumwa bacu batwegere badufashe. Turashaka kubona ba kameramani bonyine, abandi bajya ku ruhande. Abandi mwese mujya ku ruhande. Kubera Imana. Twasabaga Abayisilamu uyu ni umwanya wo gusabira igihugu cyacu n'isi yose muri rusange. Ku buryo nibura muri Ramazani tuzasari tugakora imirimo yacu n'agapfukamunwa. Imana yaradukuriyeho korona by'umwihariko hano mu gihugu cyacu. Twaza tuvuge tuti inshallah, inshallah, inshallah. Takbir. Okay, turasaba Abayisilamu tutuze. Aba bantu bangiye kwinjira mu dini ya Allah, kandi turasaba umuyobozi wacu mu mujyi wa Kigali aze abinjize dini
igihe bari kwinjira dini mu Islam usabe dua yawe dufite ibibazo byinshi amamarayika b'Imana bari hano turasaba Sheikh Daudi umuyobozi w'umuco wa Kigali aze hano abinjize dini Sheikh turasaba abatavuga butumwa bose bajye ku ruhande hano hagati gusa abavuga butumwa n'abakameramani abandi mwese mujye ku ruhande mu kibahiro cya mwese muzamura ukuboko gutya akaboko k'iburyo hejuru mwese amagambo Sheikh avuga muyasubiremo amagambo bavuga muyasubiremo hejuru cyane musubiremo namu Sheikh musubiremo ngiye kuvuga musubiramo ijambo rimwe yego a'udhu billahi minash shaitani rajim nikize ku Mana ndinde shitani w'ikivume bismillahi ku izina ry'Imana bismillahir rahmani ku izina ry'Imana nyirimbabazi rahim nyirimpuhwe ubu rero amagambo ngiye gusubiramo niyo musubiramo abayisilamu ntabwo tubatiza abantu tubashyira mu mazi ahubwo babatizwa kubw'umwuka wera ashhadu musubiremo mwese ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ashhadu anna Isa ibn Maryam rasulullah ndemera mvugisha ururimi rwanjye biri ku mutima wanjye nta yindi mana iriho ikwiwe gusengwa no kwambaza no kubamirwa usibye Imana imwe rukumbi nkanemeza kandi ko Muhammad ari intumwa y'Imana akaba umuja w'Imana nkanemeza kandi ko Yezu mwene Mariyamu ari intumwa y'Imana ubwo mubaye abayisilamu Naam turasaba Mimi ko yakwegera hangaha Mimi naza hano kuri podium Amin tumeze neza wowe se ni yamale batakuja kesho wa muntu ugurisha gatabo